yarambwe ngo impamvu bitakitanga umwuka wera, itagihereza abantu umwuka wera, nuko bamwe babatizwa by'umuhango ariko bakabatizwa batapanye na Kristo ntibanazukane nawe, ahubwo bikagaragara mu isi ko babatijwe ko mu ijuru ritababatije. Imana ngo igihe cya Satani ari kubona igihe cyamurangiranye, impamvu ari gushyiramo imbaraga, ari kubona iminota yamurangiranye, amasaha yamurangiranye, iminsi yamurangiranye, imyaka yamurangiranye, ari gukorana umwete rero kugira ngo agushe cyane cyane abizera. Filime igarangiye mbona tugiye mu bukwe, twajyaga mu bukwe twambariye ubukwe, tugenda twihuta tujya mu bukwe, kuko nabonaga twambaye imyenda y'ubukwe, twihuta tujya mu bukwe, numva ijwi rivuganye nanjye rirambwira ngo Eliya we, nditaba ati karame, ati rangurura. Ndavuga ngo ndarangurira iki? Numva irindi jwi rirambwiye ngo mbwirira abantu banjye, hita uvuga, numva muri nge ndavuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka. Ntago ndabizi ko muri Yesaya, ariko Imana yarambwiye ngo mbwira abantu. Nabonaga ndi kurangurura mvuga cyane, nkashyira n'induru ku munwa, ndavuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, mumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze mbi ndetse areke n'ibyo yibwira, yemerera Imana, mugarukire Imana arabagirira ibambe. Ndabivuga mbona ndi kubivuga mfite imbaraga nyinshi, ndi kuvuga ngo nimugarukire Uwiteka, nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. No kubera iki? Numva ijwi ryambwira ati tongera uvuge, none bati nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha areke ingeso ze mbi n'ibyaha, agarukire Imana aramugirira ibambe, ngo nawe bya byatukura byanyu tukutuku Imana irabyeza bihindure nk'ibara rya sheregi.